iyo umuntu amaze gushaka ntago abakwiriye kujya mu bindi bintu byo gusa nkaho ari kubona abandi basore hanze cyangwa se umukobwa ngabona abandi bagabo cyangwa se umusore ngabona abandi bakobwa. Oya, divorce ndakubwira ko atari nziza kuko iteza ubukene. Iyo mufite inzu mukayigurisha mwarabyaranye abana basigara ari imfubyi kandi barakena. Ikaze cyane kuri Peace Joy TV, ndagarutse ndi Clement Bajyamahe nk'ibisanzwe. Turagukunda cyane kandi gukora subscribe, gukora share no kuduha commentaire zawe ku biganiro byacu bitandukanye biradufasha cyane, kubera ko bituma tugenda tu ameliora cyangwa se kutubasha gukora byiza birushijeho. Tuguha ikaze cyane, turagukunda rero. Hanyuma uyu munsi tuje dushaka kuganira namwe, tubagezaho umutumirwa wacu yo tubwira kuri byinshi bigenda bivugwa hirya no hino ko ibinyoma biba muri fiançailles ari byo bigira ipfundo, ari ipfundo rya divorce zireze. Abantu benshi babigize agakino, abandi basa nabigize business, abantu bagashakana kubera ibyo inyungu bagamizanyijeho, umwe icyagamije kugundi cyane cyane bishingiye ku mitungo, cyane cyane inyungu bagamije ati bafite barize. Ni byinshi usanga bigenda bigarukwaho kubera ko nyine nkuko tugenda tubyumva manza n'uburyo abantu bagenda byifatamo hirya no hino. Twatumiriye umushumba aje kubibwira aka kanya, atubwire koko niba ibinyoma biba muri fiançailles byaba ari bimwe mu ipfundo rigize ama divorce muri iki gihe. Nagiye kubanza atwibwire uwari we, hanyuma tukurikizeho n'ikiganiro cyacu nyirizina. Tugwaye ikaze muri Peace Joy TV. Murakoze cyane, ndetse no kuri icyo kigishwa cyangwa se kuri topic nziza cyane. Nitwa Reverend Pastor Steven, ndi umugabo ndubatse, maze imyaka 12 ishatse. Nzi neza rero impamvu yo kubaka n'umuryango icyari cyo. Ndashima Imana rero kubw'uyu mwanya muduhaye kugira ngo tugire icyo twabwira abantu, wenda umusanzu wacu twatanga natwe. Imana ibaha umugisha. Arakoze cyane Reverend Steven, tugiri impuhwe. Merci beaucoup. Ibinyoma biba muri fiançailles ati ni ipfundo rya divorce nkuko bigenda bivugwa na bamwe byabayeho, ndetse rekana nakwegere kugira ngo ubivuge neza, kuko urubyiruko rushaka kugira ngo rubyumve. Ariko si n'urubyiruko ahubwo harazamo nabubatse basa nkaho gushakana byabaye agakino hato na hato bakakora ama divorce, kandi divorce zisiga amateka mabi n'inkuru mbi imusozi, cyane cyane mu gisekuru. Ibinyoma biba muri fiançailles urabizi ko bibaho cyangwa ntabibaho? Niba uzi ko bibaho biterwa n'iki? Ese muri fiançailles birakwiye? Ese niba bitabaho ababivuga bashingira kuki? Ntabwo navuga ko bitabaho, bibaho, biriho. Kubera ko impamvu nyinshi umuntu iyereka mugenzi we ibidahari. Umukobwa akaba ashobora kubyira umuhungu ibinyoma, n'umuhungu akabyira umukobwa ibinyoma, kandi urugo rwubakiye ku kinyoma ntabwo rugira garanti. Rero iyo ibintu bipfiriye muri fiançailles, buriya rikambwira abantu nukundana n'umuntu mugahora mushwana, ejo mwashwanye mwasubiranye, muzamenya ko nimubana muzagira ibibazo. Nubana n'umuntu atarageza kubwiza ukuri ngo akubwire ngo mvuka hana iwacu ni gutya, ukabimenya nyuma, byanga bikunda urugo ntago rugira imbaraga. Ikinyoma ni ikintu kibi cyane mu rushako. Si byiza ko abantu bashakanye n'abantu bagiye kubana bo batagira ku kinyoma. Bwira umuntu ko ari akumenye, amenye ubuzima bwawe, kugira ngo nimunabana ntazagutekerezeho icyo udafite. Kubera ko tushobora kubana mubwiye ko mbembwa miliyoni kandi mbembwa 500,000, we agatagetinga miliyoni uko azayibara nuko azayimanaginga, yaza agasanga ngorera miliyoni 500 kandi ifite ideni mbembwa 300 bakikase. Urwo rugo se rutangiye gutyo ruzaba urugo. Kubera iki? Kubera ko urugo rwubatswe rudafite aho rwubakiye. Yesu yaravuze ngo abantu babiri bubatse ingo, umwe yubaka ku musenyi undi yubaka ku rutare. Imvura iguye urugo rwubatse ku musenyi, umuyaga n'imvura birarutembana. Umusenyi rero ni ikinyoma kiba muri fiançailles. Ngayo nguko ni Reverend arabitubwiye. Ibi binyoma biba muri fiançailles, noneho nawe uremeza ko harimo ibyo, uremeza ko bibamo, kandi ko ibyo binyoma ubona ko byaba ari ipfundo rya divorce? Rwose uyu munsi divorce zihari nyinshi
zituruka ko aba bantu babanye batamenyanye, bahuriye i Kigali, bahuriye muri Amerika, bahuriye muri Canada, bahuriye kuri Facebook, bahuriye kuri WhatsApp, bahuriye kuri Twitter yahindutse X, niho bahuriye. Ubwo rero urwo rugo ruhuriye aho ngaho, Imana nturirimo, Imana ntirubamo, mama na papa ntibaziranye, urwo rugo ntago rukunda kuramba. Gushakana se bishingiye ku mitungo, umwe atafite amafaranga, afite akazi, cyangwa iwabo barakize bavirishoboye, byo byaba ari ikinyoma nabyo, cyangwa ni irari ry'umurengera, umuco ujyanye no kutanyurwa cyangwa wirari ry'ibintu? Oya, ahubwo n'abantu bashaka gukira binyuze ku bandi. Ngiye ngashaka gukira binyuze ko iwabo umukobwa, namara kubona y'amafaranga nyamukuyeho ndajya gushaka nanjye uwo nkunda. Biravuze ngo sinakundaga umuntu, nakundaga amafaranga afite. Urwo rugo rero narwo kubaho biragoye. Ntabwo ari byiza gushaka umuntu ushingiye ku byo afite, ntabwo ari byiza gushaka umuntu ushingiye ko bakize. Umuntu umwe yaravuze ngo aho gushaka umugabo, umusore iwabo bahaye inzu n'imodoka, bamubwira icyo akora, nashaka umugabo udafite icyo afite, tugashakana ubuzima bwacu, kuko nibyo bifite agaciro. Urugo rwubatswe n'ababyeyi simvuze ko ari rubi, kuko ariko urugo rwubatswe donc imitungo nishakiye menye uko nyijera, ariko imitungo iwacu bampaye kwijera birangora. Uyu mukobwa rero ushatse uyu muhungu ko bamuhaye imitungo nibishira bizagenda bite? Ariko umuhungu mushakanye mukubakana akazu, mugashakana ubuzima, urwo rugo rurakomera, kandi urugo rurimo Imana nta mudayimoni warusenya. Rero bene data, reka mbabwire, musenge Imana ibayobore, kuko aho Imana yageze na gusenyuka kubaho. Icyo gihe mubanye muri ubwo buzima rero muri hanganirana, kuko ari Imana yabahuje. Ariko iyo muhujwe n'ibintu, nubone ibintu yo bigiye buri wese acukunda agacukwe. Nta bantu baba barashakanye batarabwiranye ibinyoma, baba barakoze ama divorce cyangwa bakora ama divorce. Aho ngaho rero igituma bakora divorce nuko baba batarihanganiranye. Kwihangana niryo pfundo, communication. Buri wese yamaze kumenya undi, nta cyatandukanya abantu. Intege nke z'umuntu wowe uhashira imbaraga, hahandi ubona umugabo afite intege nke niho ushira imbaraga. Iyo hashize imbaraga rero ntago divorce ibaho. Ahubwo iyo wabonye umwe afite intege nkeya, urugero hari abantu batandukanye nzi bapfuye telefone. Ese telefone koko yari kure gutandukanya abantu? Telefone si ikibazo, ahubwo abayikoresha icyo kibazo. Si byiza ko telefone dutandukanye, reka tuyimanaging, tumenye uko tuyikoresha, idufashe mu iterambere, kuko nicyo kintu ishe kutumarira. Ntabwo telefone igomba gusenya urugo, ahubwo telefone yadufasha kubaka urugo. Yes. Urakoze cyane. Ibinyoma mu gufiansanya ati byaba ari ipfundo ryo kugira gute rya divorce. Ariko abandi bakagaruka bavuga ngo sinibinyoma gusa, ari abantu babana batarabye ibinyoma, ariko ugasanga ngo bakoze cyuta mari tourdage, basubiye inyuma ngo niba atarigeze yikina ibintu byo kwikanka muri relax z'urubyiruko, ari umukobwa ari inkumi cyangwa ari umusore, bikarangira batangiye kuza mu kintu cyitwa gucana inyuma. Byo ntago biza muri cya kinyoma cyo umuntu ububwira undi ko atazahinduka muri za ndahiro zibaho. Ahubwo ni ukutamenya igihe cyawe aho wakajya kugikoresha naho utagikoresha. Iyo umuntu amaze gushaka ntago abakwiriye kujya mu bindi bintu byo gusa nkaho ari kubona abandi basore hanze, cyangwa se umukobwa ngo abone abandi bagabo, cyangwa se umusore ngo abone abandi bakobwa. Oya, ibyo bivamo urimuka. Gushaka no kwimuka. Biravangwa azasiga se na nyina. Iyo bivuze ngo gusiga se na nyina, biravuze ngo abari ibindi bintu yasize mbere. Se gusiga so na nyoko ukabana n'umugore wawe akaramata. So rero Bibiliya avuga ngo ntabwo ari byiza gumara gushaka urugo ngo ngere usubire hanze, kuko iyo ukinguye umuryango w'ubusambanyi urugo rurasenyuka. Ko Satani abazanye imyuka mibi mu rugo. Iyo umugore asambana asenya urugo, iyo umugabo asambana asenya urugo. Gusambana ni icyaha Imana yanga urunuka, kuko ni icyaha gikorerwa mu mubiri imbere kandi gisiga virusi. Rero ukingura umuryango wo gusambana ntago bikwiriye ku muntu washatse umugore binyuriye muri Kristo Yesu. Ntago ari byo rwose. Hanyuma gucana inyuma ntibwo umwe ntababeshye undi ko akunda undi, si ikinyama cyo gukundana cyo mu rukundo, umwe ko akunda undi nyamara amuca inyuma. Ni bya bindi rero uwo barabanye n'umuntu utamukunze umukunda ibyo afite. Ukunda umuntu ntago wasambana, ukunda umuntu ntago bamuca inyuma. Oya, uwa waraje ureba ibyo afite
ariko n'ubundi ufite undi muntu ukunda. Ntago ari byiza rero gushaka umuntu ufite undi muntu ukunda, ahubwo byera wa muntu ko mutakibanye ubane na wa muntu mugiye kubana, nibyo byiza cyane. Uratanga izihe nama ku rubyiruko zijyanye no kuba bategura neza gushinga urugo badateganya kurusenya cyangwa gukora divorce, noneho ugaruke utanga inama ku ngo zubatse mu kugira ngo zibashe kwihanganira no kwirinda ibintu bijyanye n'amadivorce? Ni inama mu buryo bubiri. Divorce ndakubwira ko atari nziza kuko iteza ubukene. Iyo mufite inzu mukayigurisha mwarabyaranye abana basigara ari imfubyi kandi barakena. So si byiza rero gukora divorce, ahubwo ni byiza gushaka umukobwa wamaze kumenya amateka ye kandi ukihanganira ubuzima bwe. So wowe uri guca mu bibazo byo kujyana kuri divorce, ndakurayo kuri ko umugabo n'inkundi, uriya mugabo ugiye kujugunya n'uri ugiye gushaka bose n'abagabo, kandi abantu barahinduka. Ahubwo nge nagusabira kwihangana no gukomera muri urwo rugo, ugasenga Imana ikaze kagira ikikora, kuko umutima urahinduka. Imana yahinduye Sawuli, uwo mugabo yahinduka. Wita umugabo, wita abana, guma mu rugo rwawe, Imana izaguha umugisha kuko wihanganye. Icya kabiri, komera ushikame, ibyo ubona bidakemutse none ejo bizakemuka. Umunsi ugira ibyayo, ibyo utarabona none ejo uzabibona. Rero wisenya kuko wirukangiye amafaranga, none hari ugiye nakena uzashaka undi, ura nakena uzashaka undi, byarangira rero ushatse abaga ibihumbi n'ibihumbi. Ahabwihanganire mu kibazo urimo, Imana izagutabara. Musenge, mushaka Imana, Imana izagaragara. Wowe utarashaka nanone wishaka umuntu ko muhuriye muri bisi, manzi umenye amateka ye, umenye ni wabo, umenye n'ubuzima bwe, kugira ngo utazarugereta nyuma. Ibyo yumaze kumenya amateka y'umuntu naho yavukiye ni wabo na karande zabaye wabo, buriya nabyo ni byiza kumenya umuntu yavutse ryari, yakuze ryari, ese yizehe, ese wabo byagenze bite. Yego, kuko hari igihe ushaka umukobwa nyina ashatse abagabo bataratu, ayo maraso avukiyemo kumutunga bizakugora. Keretse uwo mukobwa aje muri Yesu agahinduka, kuko Yesu ahindura amateka. Iyo umenye ko yahinduwe na Yesu rero uramushaka rwose, kuko karande yahuye na Yesu iramenagurika. Harabahuye n'ibinyoma bitandukanye, bagize ibikomere kuko ibyo binyoma byatumye bahura n'amadivorce. Hariho n'abahuye n'ibinyoma bakundanaga baratandukana bamaze gukora ibyitwa gufata irembo cyangwa imirenge, kubera ko ikinyoma cyatumye batandukana, barabanye cyangwa batarabanye, bose abagiye bahura n'ibikomere, haba abagabo, haba abasore, haba abakobwa cyangwa abagore, bahuye n'ibyo bikomere byo guhura n'ibinyoma, hakabuko kwangana ndetse n'amadivorce. Urabagira izihe nama? Nuhura n'umuntu mugiye kubana yarakubwiye ikinyoma akagusaba imbabazi, uzamubabarire kandi muzabane. Ashobora kukubesha yaragira ngo mukundi, nukuri ntuzamwange, ariko nagusaba imbabazi. Ariko nuhura n'umuntu akakubesha wanamenye ukuri ntahinduke, uzamureke, kubera ko umuntu ukubesha bwa mbere wamwereka ikinyoma ntacyemere, no mu rugo azakomeza kukubesha. Kugira ngo uzahore ubabaye rero uzamusezerera hakiri kare, kuko nanone kubaho ubabaje umutima wawe bigwa gukora amakosa menshi. Ikinyoma ntukacyubakireho, ariko umuntu nagusaba imbabazi z'icyaha yakoze, tisheri rwose mbabarira naracumuye, uzamubabarire kuko nawe uzababarirwa ku bindi. So inama naguha, uzemere gutanga imbabazi igihe umuntu agusabye imbabazi. Umuntu ashobora kubwira ngo ndi umukobwa kandi yarabyaye, ariko wabimbaza akabwira ati sheri mbabarira rwose nabuze uko mbikubwira, uzamubabarire kuko umukunda, kuko urukundo rurihangana kandi urukundo rubabarira byose. Imana ibaha umugisha. Urubyiruko bakundane gute? Kuko hari principe ikinyarwanda ivuga ngo ariko ngutirariye ntarongora inkumi. Ibi bintu bigaragara bite mu rwego rw'ivugabutumwa n'urwo ku nsengero cyangwa mu basenga, mu baririmba, mu bagira gute? Iyi mvugo ikoresha bitwara gute mu rukundo ngo dukurikije n'iyi mvugo? Oya, Bibiliya ntago ari kwivuga. Ibyo ni ibintu abantu bavuga bitari muri Bibiliya. Urukundo nubona umuntu ukamukunda, nawe yaba atafite icyo afite ariko wamukunze, uzabane nawe kuko Imana itanga umugisha. Icya kabiri, ntukagendere ku byo abantu bakubwiye utabashije umutima wawe. Amarangamutima yawe niyo yonyine akuyobora. Mwuka Wera ari kumwe nawe, nakugira inama uzayumvire. Ikindi, umuntu nakubuza umuntu, uzabanze nawe umenye ngo ibyo kubuza kuri uwo muntu nibyo cyangwa sibyo. Uko hari abantu basebya abandi bavuga ibinyoma,
umuntu akubwira ngo uriya mukobwa ni mubi, iwabo ni babi, n'abarozi, kandi nyina atarigeze aroga, niwaba atahazi, kugira ngo amukwangishe, ntuzabyemere, uzaperereze unasenge, Imana izakuyobora. Urukundo ni rwiza, ariko iyo ruyobewe n'Imana, ndetse nawe ukamenya ko icyo ari cyo gihe Imana iguha umugisha. Abagira divorce akavuga ngo bahuye n'intambara zo kubeshywa cyangwa se nyine bahuye n'ibinyoma. Wowe ukundana nta ntambara ahuye nazo? Nyinshi cyane, ariko n'ibyago byambujije kubana n'umugore wanjye. Intambara ntizizabura, ariko se niki Imana yavuze? Intego yawe ni iyihe? Uzumvira umutima wawe utakumvira abantu, kuko umutima ntubeshye. Reka tugusabe usengere tweze ku musozo. Nshuti bakunzi, sengera uru rubyiruko, abasore n'inkumi bakorera ku kinyoma, bikarangira ikinyoma gitumye babana mu kanya, ikinyoma cyagaragara bikaba bibaye ikibazo cya divorce. Usengere n'imiryango y'abagabo n'abagore binjiye mu binyoma byo kubeshanya ko bakundanye, bakaba barageze ku rwego rw'uko bigaragara ko nta n'urukundo bari bafite, bashingiye kuri bya binyoma byo guhindukana ku rukundo. Nagira ngo uzamure isengesho, ubusengere basengere kugira ngo byibuze bagire impinduka cyangwa bagire n'icyerekezo kizima. Mwami Yesu, nzi neza ko urukundo ari ingenzi, rurihangana, ntirugira ishyari, ntirwikururiza, ruca bugufi. Mana, ndasenze ngo izi ngo uzisange, urubyiruko ubahe guhuza. Ndirukana umwuka watuma urubyiruko rutashaka ngo rugire ingo nziza, kuko mpagaritse umwuka wa divorce mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndahagarika umwuka w'ubutinganyi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze ngo utange amahoro n'umugisha muri iki gihugu, ingo zubakwe kugira ngo abana bacu bavukire mu miryango ikundana. Mana, umanura urukundo mu bashakanye kugira ngo barusheho gushyigikirana, kuko nuza ukunda umuryango. Mana, ndabizi neza ko utajya wemera ko umuryango usenyuka, kuko ubumana bwubakiye mu muryango. Ngaho ushigikira rero iyi miryango, ikitarimo ugitange, kandi ubahe guhuza no gutahiriza umugozi umwe, kugira ngo ubwo uzagaruka gutwara itorero uzasanga imiryango ikundana. Reka ufashe urubyiruko bave mu kinyoma, ahubwo barushaho guhuriza muri Kristo Yesu, maze ibyo ushaka gukora mu rubyiruko bayibonesha amaso yabo. Ngaho bahindure, ubaha agakiza, ubahe kukumenya no guhinduka, kugira ngo bahinduke abana bawe. Wakijijwe ntabwo abeshya, hano bwatura mu kinyoma. Ngaho gira neza abantu bakuzi n'abatakuzi, bagaruze umwuka w'ubugwaneza, barushaho kuza mu nzu yawe. Urakoze kugiye kubarinda no kubakomeza. Ngaho bana natwe twese, kandi senga saba imbaraga kugira ngo ushyigikire famiye zacu n'ingo zacu n'imiryango yacu, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Bazi ikibazo nyuma y'isengesho kijuru gusenga, nizihe ngaruka mbi ziba ku bantu bakoze divorce? Abana babaho nabi, imiryango twashatsemo ntago yumvikana. Ibyo bituma igihugu cyacu kidatera imbere, kandi bigatuma itorero ryatera imbere, kandi bikazana abana benshi bakaba amayibobo kubw'imiryango. Ibyo rero ntago ari byiza mu itorero, si byiza mu gihugu, si byiza ku muryango. Kuko nk'umuryango nashatsemo ngo zi divorce, wangana n'uwiwacu, ntitwongera gukundana, urwango, abantu barangana pe. Urumva ibyo bintu rero bizana amacakubiri mu gihugu, ntago byari bikwiriye. Kandi igihugu cyacu ni igihugu gishaka ubumwe, gishaka urukundo, gushyira hamwe. Turi imfura rero, tugomba kwihanganirana. Divorce izana umwijyane, divorce iteza inzara, divorce iteza ubukene, n'abana ntabwo babaho neza muri society, ndetse abana bahorana ipfunwe, kubera ko uburere, iyo ubuze uburere bwa papa ukabura ubwa mama, urumva baho neza se? Uzabaza abantu babayeho batabana n'ababyeyi babo, ni ibikomere. Ibyo rero bituma abana bakurana ibikomere. Waruzi ko ari abantu banze gushakwa ingo kubera ko bagiye babona iwabo bitaragenze neza, ngo nge nzabyara gusa, kuko yabonye isako bitanyina. Ngo kugira ngo ushake umugabo nka data, nzemera mberaho. Uwo kugira ngo ushake umugabo nkuko mama kubitwa, uwo kugira ngo ushake umugore nkuko mama ameze, nzaberaho. Ibyo rero ntago bikwiriye mu bantu, ntabwo bikwiriye mu muryango. Reka Imana ifashe imiryango yacu, abagabo duhuze n'abagore, abana bacu bakurane ikintu bita urukundo. Icyo umwana abona iwabo nicyo akurana. Ntago ari byiza ko umugabo ataha kubita umugore, ntago ari byiza ko umugore ataha kubita umugabo. Ibyo ntago bikwiriye, cyangwa mushihura, ntabwo bikwiriye. Do kumwiryane turawanze mu izina rya Yesu.
amen. turagushimiye cyane Revera Pastor Steven tugiri impuhwe. Naye ndabashimiye cyane kandi murushaho kwigisha burya hari uwadukurikirana uyu munsi yaragiye kuva mu rugo ntabakiruvuyemo. No kuri wowe wabonaga mu rugo byanze, senga Imana izagushoboza. Uriya mugabo amusengera agahinduka kuko nta muntu udahinduka. Kugira utange izo nama wagushaka ko nakugute. No kuri ndahari wambona kuri 0788 4 7 6 tugasengana, tugafashanya, tugashyira hamwe, tukinginga Imana umugabo agahinduka. Yahinduye Sawuli, yahindura uwo mugabo, yahindura uwo mugore. Kandi ndakwinginze mu izina rya Yesu, wita umugore, wita umugabo, kubera ko uyu munsi yakoze ikosa. Ejo yahinduka akaba mwiza, uwari mubi akaba mwiza. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Turabashimiye mwese, mwumvise impuguro zitandukanye, ipfundo, aho ibinyoma, divorce ni byinshi mwumvise. Reka duharanire ko nawe wahinduka, ariko nanone tugusaba ko ikiganiro gisangiza n'abandi. Turagushimiye cyane, tuzongera tubagezeho n'izindi nama n'impuguro zitandukanye. Mugira ibihe byiza mwese kandi turabakunda.